ariko noneho hari amanota tugenda twongeramo. Ndagusubije cyane kandi nkurarikira kwiga iri somo, ndetse ikindi wamenya nuko mu gihe ubona atari kubyumva neza ugenda gahoro, ukagenda buke buke witonze kugira ngo ubifate. Kadushima Imana, dutangire. Turagushima Mwami Yesu kutugiriye neza, twaba turi bazima, tugiye kwiga amasomo ya base. Kubane natwe, tugire neza, dufashe kandi Mwami ukurikiye iyi video nawe abimenye neza. Bana natwe kuva dutangiye kugeza dusoje mu kanya, izina rya Yesu, amen. Hano mfite note ya C, ni ku murya 1 2 3 mu kazu kambere kakabiri ka gatatu n'ahangaha ni C cyangwa do. Hanyuma ndakurikizaho note ya E, hanyuma D, F, E, G, F, A, G, B, A, C, B, D, C. Kansubiremo ngenda gahoro. C, E, D, F, E, G, F, A, G, B, A, C, B, D. Iyi ni D yo muri high octave. Hanyuma C, reka noneho nyacurange birebe nkoresha na fingering, ni ukuvuga ngo ndakoresha urutoki. Hakurikireho uru, hakurikireho uru, hakurikireho uru, hakurikireho E, G, hanyuma F, A, G, B, A, C, B, D, C. Nsubiremo.
tugiye kubara 1 2 1 2 1 2 1 2. Dutangire 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ntawukozeho. Iyo umucuranzi ntawukozeho bivuga inota rya i cyangwa se mi. Bivuga ngo ndabanza 1 2 3 4 1 2 3 4 kurikizaho 1 2 3 4 1 2 3 4 bivuga ngo ni F 1 2 3 4 1 2 3 4 ngere 1 2 3 4 1 2 3 4 murya rimwe kabiri gatatu. Uyu ucuranze utakozeho ni A cyangwa la 1 2 3 4 1 2 3 4 G 1 2 3 4 B
isomo turi kwiga ni uburyo bwa major, ni major scale cyangwa se amanota nyine major scale do mi fa sol la si do, ariko noneho twagiye twongeramo ayandi manota, mu rwego rwo kugira ngo tuyidevelope nyine ibe ngari n'ubundi ni ya manota asanzwe muri tugenda twongeramo. Hanyuma noneho ndakeka bigaragara kandi birumvikana. Reka tujye kuri D, tubikorere muri D, tugiye gukoza moderation cyangwa se tuzamutse K tugeze hano muri D. N'ubundi ni practice ukomeza kugenda ukora kugira ngo bifate. Motivation nanone cyangwa se tuzamuke tone. Iyo muze kuzamuka tone ni ukuvuga ngo ndava muri D njye muri E. Hari icyo twita kuzamuka tone no kuzamuka semitone. Iyo uzamutse tone uva muri D ukajya muri E. Iyo uzamutse semitone uva muri D ukajya muri D sharp. Cyangwa se iyo uzamutse tone uva muri Re ukajya muri Mi. Iyo uzamutse semitone uva muri Re ukajya muri Re dièse. Njye nzamutse tone mvuye muri D ngiye muri E. C sharp, E, no, D sharp,
F sharp, E. Hano rero iyo uhageze ukomerezaho n'ubundi ni E, G sharp, F sharp, A, G sharp, B, A, C sharp, B, D sharp, C sharp, E, D sharp, F sharp, E. Ndakeka noneho biri kugaragara, reka nongere mbisubiremo. Turimo turareba ariko noneho twakoze mu buryo burambuye, twagiye twongeramo amanota. Ubwo no kuvuga ngo ibi ngibi ushobora kwibaza uti se bimaze iki? Icyo bimaze bwa mbere ni fingering. Iyo ukora gutya biba birimo biragenda byagura fingering yawe uburyo utwaza intoki zawe kuri gitari. Ikindi bituma umenyera amanota gufata kuri gitari. Kumenyera amanota iyo ugeze kuri step ya kabiri yo kwiga master cyangwa style cyangwa injyana, uburyo injyana zicurangwa zigiye zitandukanye, funk, zouk, ballad, rock, blues, birakugora kuko ubundi bass ni scale, nta kindi rwose. Bass ni scale. Niba ushaka kumenya bass neza, icara hasi rwose utuze wige scale neza, uzamenya bass neza. Ikindi fingering, uburyo intoki zawe ziba zimeze, ukamenya ngo niba ari aha ndafatisha urutoki rwa kabiri, niba ari aha ndafatisha urutoki rwa gatatu, niba ngeze kuri hano muri F sharp, muri B ndafatisha urutoki rwa kane. Bass ni icyo ngicyo rwose. Reka dukomeze, tugeze kuri F. Moze modulation ariko noneho semitone. Turakomeza ni bya bindi n'ubundi. Ya makodi n'ubundi twakoraga. Njye kuri G, wibutse uburyo twatangiye tureba 1 2 1 2
hanyuma rero ushobora kumbaza ute se ko urimo uracuranga uhereye kuri uyu murya wenda wa gatatu cyangwa se uri no gucuranga uhereye kuri uyu murya wa gatanu, iyo ushaka gucuranga uhereye ku murya wa kane uzabigenza ute? Tujye kureba uburyo ushobora gucuranga uhereye ku murya wa kane. Tuvuge wenda urugero muri B hano mu kazuri 1 2 3 4 5 6 7 muri B, duhere kuri uyu murya wa kane. Uburyo wabigenza, uzacuranga B ukurikizaho D sharp, C sharp, E, D sharp, F sharp, E, G sharp, F sharp, A sharp, G sharp, B, A sharp, C sharp, B. Reka dusubiremo B, D sharp, C sharp, E, D sharp, F sharp, E, G sharp, F sharp, A sharp, G sharp, B, A sharp, F sharp, iyi ni C sharp, mbabarire, B, ukongera ukagaruka B, cyangwa nuko wanasoresha urutoki nta kibazo, B, hanyuma iyi ngiyi ni G sharp, B, G sharp, A sharp, F sharp, G sharp, E, F sharp, D sharp, E, C sharp, D sharp, B, F sharp, A sharp, B. Subiramo B, G sharp, A sharp, F sharp, G sharp, E, F sharp, D sharp, E, C sharp, D sharp, B, C sharp, A sharp, B. Nubwo buryo wacurangamo ushaka guhera hano kuri string ya kane. Reka twongere tubisubiremo ariko noneho muri reka wenda turebe nko muri note, reka tubikoremo muri do dièse. Wakora D sharp. Ibintu byose ni practice cyangwa se ni kurepeta, ni gusubiramo mu buryo bwinshi bushoboka kugira ngo bino bintu bifate. Birashoboka kutahita ubifata umunsi wa mbere ubyize cyangwa se ukibibona, ariko ntucike intege, urakomeza ugasubiramo, urakomeza ugasubiramo, ntabwo urambirwa. Kuri iri somo ndumva ari ibingibi twavugaho, gusa wenda mbere ko dusoza nakwibutsa amazina y'imirya kuri bass kuko nabyo ni ingenzi. Iyi string ya mbere iyi tuyita G cyangwa sol, ya kabiri tuyita D cyangwa Re, ya gatatu ni A cyangwa La, ya kane I cyangwa Mi, ya gatanu ni B cyangwa C. Kuvuga ngo G, D, A, I, B. Hari nanone indi technique ishobora kugufasha imfunguzo z'amanota. Ngo ushobora gufata bass yawe ukeneye kugira ngo intoki zawe zimenyera uburyo bwo kwihuta,
ugafata bass yawe ugakora uburyo bwagufasha. Nsubiremo. Umujya cyangwa se kuri string ya kabiri, ni ukuvuga ngo buri rutoki urucuranga mu kazu karwo. Ikindi, intoki zawe zigomba kuba ziri muri position imwe cyangwa se zisa nk'iziringaniye, zidatangaranye cyane, ucurange gutya ubona gutya ubona gutya ubona gutya, ubone bitameze neza. Ringaniza intoki uzishyire kuri bass ucurange. Ikindi, aho wafungiye urutoki, niba wafungiye hano muri kane, ndahera imbere yaho hano itenze hano. Niba mfungiye hano muri kane, ubwo bivuze ngo ndahera hano. Niba ndangirije hano, ndahera ahangaha. Tujya kuri string ya gatatu ariyo A, ndahita mpera aha, ndahita mpera hano, ndahita mpera aha. Ubu ni uburyo bushobora kugufasha kuba wamenya kwihuta kuri bass. Buryo nsubiremo, ushobora kwihuta. Nkwibutse ko ibi bimaze gukora tubyita chromatic scale. Ni ukuvuga ngo ni ugucuranga amanota uyajyana gutya muri ubu buryo, nta nota na rimwe utarutsemo. That chromatic scale. Ngira ngo hano birumvikana. Wenda ikibazo wagira ushobora kumbaza, wanyandikira kuri 0788 36 19 26 88 36 19 26. Ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, ushobora kunyandikira SMS sound, ushobora kumpamagara, ushobora kunyandikira nta kibazo, haba kuri Facebook Iracyaturagiye Israel, n'ahandi hose kuri Instagram amazina nayo ngayo, wambaza nta kibazo wagira. Reka turebe minor scale. Ni C, D, D sharp, F, G, G sharp, A sharp, C, C, D, D sharp, F, G, G sharp, A sharp, C. Ukagaruka.